Philadelphia Imana iratsinda. Ishimwe nahabwa icyubahiro. Dushimiye Imana cyane muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Ni ukuri turayishimye, tuyishimiye ineza yayo ikomeje kugenda itwereka. Imana itweretse ineza yayo mu buryo bukomeye, turayibashimiye. Kandi namwe tubahaye ikaze, inshuti zacu, abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Pentecote Philadelphia, abavugabutumwa, abanyamasengesho, mwese baririmbyi tubahaye ikaze, tubifuriza n'igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Imana y'amahoro ibagirire neza. Bakunzi mwese ba Kristo abagire neza muri iki gitondo. Nk'uko bisanzwe rero ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Turi kumwe n'umushumba wacu Serugendo Tisimasi, tumuhaye ikaze, reka abasuhuze. Turabashubuje bene data, Imana ibaho umugisha. Imana y'amahoro imuhe umugisha, nawe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana nyiribihe, Mana nyir'ubutware, turagushimye, tugushimiye imbere y'iteraniro rigari. Uri umukozi w'umuhanga, uri intwari ku rugamba, ntujya utsindwa, waranesheje Golgotha ku musaraba, wagize neza kubw'urukundo waturehejemwo, uratuzana udukuruzi neza, udushyira mu nzu yawe, utugabira umurimo. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tukweretse iki gitondo kitubera igitondo cy'umugisha, igitondo cy'ihumure ku badukurikirana bose. Mana, bahure nawe, bafite inyota, bafite inzara yo kukubona, bafite inzara yo guhura nawe, reka bakubone. Abarwayi bakirire mu ijambo ryawe. Dusengeye imitima y'abantu kugira ngo ituze, ibashe kumenya icyo uyibwiye, kandi buri muntu wese acishwe bugufi n'ijambo ryawe. Sohoza umugambi wawe kuri uyu munsi, icyo ushakaho ubwoko bwawe aba aricyo gisohora. Duhagaritse imbaraga z'abakonikoni, imbaraga zikinira mu kirere n'izikorera ku butaka, zo zose ndazikumiriye. Maraso ya Kristo yeza ikirere, imbaraga z'Imana zikore, abarwayi bakire, imirimo y'Imana igaragare. Urakoze kubikoze, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Karibu mukozi w'Imana. Murakoze. Turashima Imana bene data. Imana yarakoze imirimo ikomeye, turangiza umwaka amahoro, tuva kuri 2026 2025 twambuka kuri 2026. Iyo ni ishimwe tutakwiriye kwibagirwa. Twatangiye umwaka musha, nk'uko twitegura mu kurangiza umwaka, na nuko mundu afata zindi ngamba mu gutangiza umwaka. Ukareba aho utakoze neza, ukareba aho wagendanye n'Imana mu buryo budakwiriye, ufashe ingamba yo kuvuga ko uyu mwaka ushize nari umunyandegenge, ariko uyu mwaka ngiye kuba gushaka izindi mbaraga mbere y'Imana. Mwaka ushize sinakoze neza murimo wa data, kuko tubeshejeho no gukora murimo w'Imana. Rimwe na rimwe usanga abazi ukuri barakorera Imana mu kuri no mu mwuka, n'abandi ukasanga bafobya iby'umurimo. Murimo w'Imana urengera umuntu, murimo w'Imana urarinda umuntu, murimo w'Imana Mana yibukira umuntu kubw'imirimo yayo yakoze. Niyo mpamvu iturinda, niyo mpamvu itongera minsi yo kubaho, niyo mpamvu idukiza ibyago n'amakuba. Sasa sinzi ingamba watangiranye nayo uyu mwaka, ariko ijambo nziza tukuzaniye ningi ijambo, umutwe w'ijambo wacu ni kuvuga iki? Kwiringira Imana. Uyu mwaka wa 2026 binsabamo kongera tena kwiringira Imana. Wabaza se komba ku murimo ko ndi umukristo,
use ntago na mutima mfite yo kwiringira Imana. Ariko uyu mwaka turebye buryo Imana yabanye natwe mu myaka ishize, uyu mwaka twakongeraho tukashiraho tena byiringiro ku Mana kurushaho, kuko ari igihe twiringiye abantu nta kintu byatumariye, twiringiye imbaraga zacu nta kintu byatumariye, twiringiye amafaranga zarahombye, twiringiye bwenge bwacu nabyo nta nubwo. Ariko abiringiye Uwiteka, ijambo Dawidi yavuze, abiringiye Imana bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Nguko misozi gosi Yerusalemu na nuko Uwiteka agota abantu be. Tushobora kutangira umwaka two twawutangiye, simbizi nimba uyu munsi ni tariki 10. Urugendo rwa 2026 twararutangiye, tumazemo misi 10. Muri urugendo y'uyu mwaka musha, ku bwanje numvaga ko twafata ingamba nziza yo kwiringira Imana kurushaho. Atari uyu mwaka wa 2026 gusa, imyaka usigaje ku isi, fata ingamba yo kwiringira Imana. Hari abantu bamwe batangiye n'ubwoba, hari abantu bamwe batangiye umwaka no gushidikanya, hari abantu batangiye umwaka mu byaha, gukora ibintu bitahesha Imana icyubahiro. Ibi biye dusigaje ku isi tuzafashaho n'imirimo yo gukiranuka mbere y'Imana, kuko byago bigiye kuba byinshi, amakuba igiye kuba nyinshi, amarira igiye kuba nyinshi. Ariko abiringiye Uwiteka twavuze ko bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Mu nzira zawe z'agakiza, mu rugendo rw'uyu mwaka, mu gukorera Imana mu uyu mwaka, mureke tushire byiringiro ku mwanya wa mbere, kuko twiringiye abantu birashoboka ko batakiriho badusize ku yisi turimo. Twiringiye abantu ntago batugejeje ku ntego twari dufite, twiringiye ngufu twari dufite, dore ubu turashaje. Mundu yiringiye sentaye, ariko sentaye yarahombye. Ariko abiringiye Imana bafite ikimenyetso kiza. Abashize byiringiro ku Mana ibaberera amaso, abashize byiringiro ku Mana nagweza bakoje isoni, abashize byiringiro ku Mana ibambutsa mu bikomeye. Uko kwiringira Imana kutaba mu kanwa gusa, kuko abantu benshi basigaye bavuga agakiza ko mu kanwa, ivuga butumwa ryo mu kanwa, ariko ku mitima zero. Agakiza, mbuto y'agakiza kureba kuwo mundu wapi, nta mbuto nziza zigaragara ku buzima bwe. Tugire byiringiro ku Mana kandi tuyubahe. Bwana Yesu asifiwe. Tubahe Imana, tubahe amategeko y'Imana, tutinye icyaha, tuba abanyakuri, tuba abantu baca bugufi ya mbere y'Imana, tubwirize butumwa bwiza mukuri no mu mwuka. Wagarare muri korali, Imana itagucira urubanza. Wagarare ku murimo w'Imana, Imana ikwishimiye. Utanga amaturo, Imana yishimiye amaboko yawe. Mirimo yose dukorera Imana, bene data, byatubera byiza, Uwiteka atwishimire. Oyo kuba mu murimo w'Imana, Imana itugaye. Oyo ko tuvuga ko twiringiye Imana, ariko tutera imbuto nziza. Ukwiringira Imana tubabwira niyo gukiranukira iyo Mana. Abantu babaye abanebwe ku murimo w'Imana, abantu bamwe bavuye mu murimo w'Imana, abantu bamwe batakyubahisha Imana ku murimo wayo. Ariko nimba ari ikintu kituhesha umugisha, ni ugukorera Imana mu kuri no mu mwuka.
kuko Imana ihemba abayikoreye, Imana yibuka abayikoreye, Imana yindura amateka y'abayikoreye. Ndutangira umwaka n'ubwoba, ndutangira umwaka no kushidikanya, ndutangira umwaka n'ibyaha, ndukatangira imirimo yawe wacizemo ikizira. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Se iby'abapfumu bizakumarira iki? Ko ngaruka yabyo ni ubusa, ko ngaruka yabyo ni amarira. Hari abantu batangiranye n'iby'abapfumu, hari abantu batangiranye n'imiti, hari abantu batangiranye n'amarozi, hari abantu batangiranye umwaka n'ibyaha, hari abantu batangiranye umwaka n'ubusambanyi. Ariko ibyo nta kintu bizatuhesha umugisha, ntabwo ari byo bizatuhesha umugisha. Ariko abiringiye Uwiteka, nk'uko Dawidi yavuze, abagereranya n'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyizwa. Nguko misozi igose Yerusalemu, na nuko Imana igota abantu bayo. Ndugira ubwoba, kiranukira Imana, wiringira Imana, Imana izagufasha mu bibazo byawe byose ufite, cyangwa se mu rugendo rwawe rwo gutangiza uyu mwaka. Ni umwaka tuzarengerwaho n'imirimo yo gukiranuka itorero ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Burwayi ufite, wiringira Imana uyu mwaka. Bushomeri ufite, ugishyira byiringiro ku Mana gusa. Witandukanye n'ibitagira umumaro, twitandukanye n'ibitahesha Imana agaciro. Bene data, tukore murimo w'Imana neza. Navuze ko nimba ari umugisha dufite ku isi, no gukorera Imana. Ariko sasa usanga iyi minsi turayikorera mu kavuyo. Benshi bari kubita igituza, benshi ndago bera imbuto y'umuntu ukorera Imana. Mana nuwera, murimo wayo tugomba gukora twejejwe. Inzu y'Imana igomba kuba yejejwe, bikoresho by'Imana bigomba kuba bejejwe, abantu b'Imana bagomba kuba bejejwe. Rukundo rukagaragara muri bo, ubumwe bukagaragara muri bo, amahoro ikagaragara muri bo. Mu gihe cyose tukorera Imana, tubashije gukora iki? Kwirinda icyaha n'igisana nacyo. Mana ishimwe. Turiho kubw'imbabazi z'Imana. Reka tusome iri jambo ry'uyu munsi tugiye kwigaho. Abakorinto ba mbere, gice cya mbere, turasoma murongo umwe gusa wa 10. Umutwe w'ijambo ratubwira Paulo ashimira Imana kuibyo gukora ibyago n'urupfu. Paulo ashimira Imana kuibyo Imana yakoze adukuriramo ibyago n'urupfu. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Iyo ni ijambo rya Paulo ashimira Imana kubwo yaturokoye ibyago n'urupfu. Turebye imyaka itambutse, uyu mwaka wa 2025, urebye neza, nanjye ndebye neza, Imana yadukuriye ibyago n'urupfu mbere yacu. Hari byinshi byagomba kuduteza ibyago, hari byinshi byagomba kuduteza urupfu, ariko Imana yadukuriye byo byose. Niyo mpamvu ishimwe ndago ryabura mu kanwa kacu. Na n'ubu tugomba kuba abantu bakomeza gushimira Imana. Warakoze mwaka utambutse, na n'ubu tuhatangiye undi mwaka musha. Uyu munsi ni tariki 10, ndi muzima, icyubahiro kibi cyawe. Sasa navuze ko uyu mwaka si umwaka wo gutangirana n'ubwoba, si umwaka wo gutangirana n'indege nkeya mu gushaka Imana, si umwaka wo gutangirana n'ibyaha,
uyu mwaka ni umwaka wo kwezwa. Mana yongere dukururemo ibyago n'urupfu. Mana yongere iturindemo makuba. Mana yongere iturindemo abanzi. Mana yongere iturindemo n'uburwayi. Kuko mu gihe abantu bakiranukiye Imana, bagasenga, bagakorera Imana, Mana ibahesha amahoro, Mana ibahesha umugisha. Bwana Yesu asifiwe. Ibahesha umugisha mu buzima bwabo, ibahesha umugisha mu itorero, ibahesha umugisha mu miryango, ibahesha n'umugisha mu gihugu cyabo. Kuko habayemo umwuka wo gukiranuka no gukora iki? Kwiringira Imana mu buzima bwacu. Pawulo ashimira Imana kuko yaburinze ibyago n'urupfu. Ndurebe ko nimba uriho cyangwa se turiho ni kubw'imbaraga zacu. Turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Muririmbi wa Swahili yaririmbye indirimbo aravuga ko tunaishi kwa neema ya Bwana. Ati tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana. Si kubw'imbaraga zacu, suko turi beza, suko turabanya navuga iki abakiranukira Imana. Turacumura atutambura isana buri segonde. Mana isuzumye imitima yacu yadusohora no mu nzu yayo. Buryo abantu barimo kugambirana bibi, buryo abantu badakundana, buryo abantu batababarirana. Kandi tukaza mu gitondo Mana tuha umugisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni umwaka wo kureka ibyaha, ukasengera buzima bwavuga ko myaka nsigaje nifuza kugendana n'Imana. Myaka nsigaje nifuza gukiranukira Imana. Myaka nsigaje nifuza gukora iki? Gukiranukira Imana, kwiringira Imana. Ntabwo ari imyaka yo gukora n'ibyaha. Myaka ugezemwo ni myaka yo gukiranuka. Hari ibyaha urubyiruko rushobora gukora, hari n'ibyaha abantu bakuze badashobora gukora, hari ibyaha abakobwa bashobora gukora, hari ibyaha umuntu wamaze kuba mu mama adakwiriye gukora. Kuko ibyaha byose dukora dushobora guteza ingaruka mu bana bacu. Bwana Yesu asifiwe. Kwiringira Imana atari mu kanwa navuze. Misi tubayemo ni misi yo kwiringira Imana. Kandi tumvise ko abiringiye Imana bagereranwa n'umusozi witwa Siyoni. Uwo musozi ntabwo ubasha kunyeganyezwa. Imvura iguye, umuyaga uze, izuba rikubite, umusozi wa Siyoni ntabwo nyeganyezwa. Yesu atufashe. Sinzi ingamba watangiranye nayo. Nuku kwezi twakwihana ibyaha. Wowe umaze iminsi utarakizwa. Wowe ugendera mu bintu bitahesha Imana agaciro. Menya ko utangira umwaka ukawurangiza no kubw'ubuntu bw'Imana. Ntabwo ari kubw'amafaranga. Kuko hari abanyamafaranga benshi batashe. Hari abanyabwenge benshi batashe. Hari abantu barububatse amazu meza baratashe. Nimba uriho menya ko ari ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu nibiye byacu byo gucishwa bugufiya. Tushaka Imana, tusenga Imana, dukorera Imana. Abantu benshi baretse murimo y'Imana. Abantu benshi basige bafobya murimo y'Imana. Abantu benshi basige bafobya abakozi b'Imana. Se tutafita abakozi b'Imana batwigisha butumwa bwiza, batubwira nkuru za Kristo, ko ari we mucunguzi, ko ari Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ninde uzatuyobora mu gukiranuka? Ninde uzatwereka inzira y'ukuri? Yesu ashimwe. Ubu abantu batangiye gahunda nyinshi uyu mwaka. Bamwe bari mu mishinga yo gukora mashirahamwe, abandi bari mu mishinga bagiye atingiye gukora umushinga wo guhinga, wo korora. Ni byiza, ndiye gushaka akazi, ngiye kuva mu giturage ngiye mu mugi, mbona akazi uyu mwaka. Ni byiza, ariko kingenzi tutangira umwaka tufite ibyiringiro ku Mana ko ariyo ifite bubasha bwo kugufasha kuwo mushinga wawe ukagenda neza.
ntukatangira umushinga, ntukagira umushinga wo gushaka umugisha uyu mwaka, ahubwo utangire mu byaha, utababarira, ufite mutima w'ishari, ufite mutima wo kupinga Imana, ufite mutima wo gusuzugura abakozi b'Imana. Mana itushoboje. Navuze ko uyu munsi birashoboka ko ari tariki 10 y'ukwezi kwa mbere. Birasaba buri muntu wese kwisuzuma. Myaka ishize buryo wagendanye n'Imana. Se uyu mwaka ngiye kugendana n'Imana mu mwijima nguko nagendanye nayo myaka ishize, cyangwa uyu mwaka bitusabamo kuhinduka tugashaka kugendana n'Imana mu mucyo, tutari kumwe n'Imana nta kintu twakora bifate. Abisirayeli bagendanaga nayo ku manywa, Imana yahagararaga mbere yabo ngingi y'igicu, nijoro ikahagarara mbere yabo ngingi y'umuriro. Bibazo n'ibigeragezo byose byazaga mbere yabo, Mana yabarengeraga kuko bari kumwe nayo, kuko byiringiro byaba benshi yari ku Mana. Yesu atushoboje. Si umwaka uko byari kuba byiza Mana idushoboje atari umwaka yo kongera tena kumva inguru z'ibyaha, inguru zo kwicana, mugore akica umugabo, mugabo akica umugore. Ibyo sibyo twagendana nabyo uyu mwaka. Mureke tube maso, buri muntu afata ingamba yo kugendana n'Imana mu nzira yo gukiranuka, afite ibyiringiro ku Mana ye. Dukuremo ubwoba, dukuremo gushidikanya. Mirimo yo gukiranuka ihesha abantu umugisha uva ku Mana. Ariko ibyaha ntago bituma tuhabwa mugisha n'Imana. Uridindiza ku mushinga wawe kubera ibyaha. Ibyo ugiye gukora utangiye kwingizamo ibyaha, ninde uzagufasha agati? Utangiye gukoza Imana isoni mu kwezi kwa mbere, se ninde uza kugeza mu kwezi kwa gatandatu? Ibizaba mu agati hano ninde ubizi? Ibizaba mu kwa kabiri, ibizaba mu kwa gatatu, ibizaba mu kwa kane. Ariko byiringiro by'umuntu no gukiranuka kwe bisha kumugeza mu indi myaka 20-30 iri imbere. Paulo aratubwira ijambo, yaturokoye urupfu rukomeye. Uwo ni Imana. Urebye imyaka umaze, myaka nanjye maze, Mana yaturokoye impfu nyinshi kandi zikomeye. Niyo mpamvu turiho. Haleluya. Ntago byakozwe n'amafaranga, ntago byakozwe n'ubwenge bw'umuntu, ntago byakozwe n'imbaraga z'umuntu. Yadukoreye yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Mana yaturokoye n'impfu nyinshi zikomeye zagomba kutuhitana. Seburiya abari kuri bombone, abari mu maserumu ntago bifuza, abari mu nzu y'imbohe ntago bifuza ko babemo. Ariko umuntu wiringiye Imana, Mana yamurokoye urupfu rukomeye buryo. Nanone navuze ko si ngombwa dutangira uyu mwaka tufite ubwoba, tufite gushidikanya. Dutangiza umwaka n'ibyaha, utangiza umwaka n'ubugome, utangiza umwaka n'urwango. Ibyo byose twabisabira Imana imbabazi, tukatangira umwaka twiringiye Imana, kuko tuhavuze ko abiringiye Imana bameze nk'umusozi wa Siyoni. Twiringiye abantu, twiringiye ibyacu, nta kintu na kimwe byatumariye. Rimwe na rimwe byaje kurangira tufite amarira, byaje kurangira twahombye, byaje kurangira twicuza. Ariko abiringiye Imana, Imana irabarengera. Abiringiye Imana, Imana irabakomeza. Abiringiye Imana ibaberera amaso. Abiringiye Imana, Imana ntabwo ipfa kubatungura. Abiringiye Imana yarara inzara uyu munsi,
ejo Mana ikamwibuka. Abiringiye Imana yahomba uyu munsi, ariko ejo Mana ikamwibuka. Niyo mpamvu abo mu nzu y'Imana mureke dukorera Imana, twiringiye Imana, twirinde icyaha, tukomezanye, tusengerane, tusengere murimo wa Data, tusengere abakozi b'Imana, tusengere igihugu cyacu, kuko Imana niyo igisubizo cy'ibibazo byinshi dufite hano ku isi. Turavuga ko Pawulo arashimira Imana yabarinze ibyago n'urupfu, yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone turokora. Ndukigira ubwoba, ndushidikanye, yaturinze imyaka ishize, n'uyu munsi Mana iracyaturokora, n'uyu mwaka Mana izaturokora, nidukomeza gushira byiringiro ku Mana, nidukomeza gukiranukira Imana. Abahamagawe ku murimo mukore neza murimo wa Data, mucishwa bugufiya, mumvira ababayobora, musoma ijambo. Gusoma ijambo, twabaye abanyandegenge ya gusoma ijambo. Uyu mwaka izadushoboza nayo nukubika. Dawidi yavuze ko nabitse ijambo ryawe ku mutima wanje kugira ngo nazagucumuraho. Abantu babaye abanyandegenge ya kukiranuka, gusenga, gusoma ijambo, gushaka imbaraga z'Umwuka Wera. Twabaye abanyandegenge. Byiringiro bizanwa no gukiranuka, byiringiro bizanwa no gusenga, byiringiro bizanwa no guca bugufiya mbere y'Imana. Kuva mu byaha bisabamo mbaraga z'ijambo riri ku mutima wawe. Mu gihe wabuze ijambo, nta muyaga uzabasha kunesha, ikiza cyose cyagukubita. Uyu mwaka tushaka Imana, Mana izatugirira imbabazi, Mana izatuhesha umugisha, Mana izumva gusenga kwacu nituba mu mwuka umwe, tuhuje umutima, tuhagaze imbere yayo, dukiranukira Imana. Arongera aravuga kandi twiringira yuko izadukomeza kuturokora mu byose. Tugomba tena kwiringira ko Imana, nuko uyu mwaka haza izuba, nuko haza imvura, tufite ibyo byiringiro ko Mana izaturokora. Yaturinze urupfu, yaturinze ibikomeye, yaturinze impfu zitandukanye. Mu gihe dushize byiringiro ku maboko ye, ibyaza uyu mwaka wose tufite ibyiringiro ko izakora iki? Izaturokora. Niyo mpamvu dukura ubwoba, niyo mpamvu dukuremo gushidikanya, dukuremo kwivovotera Imana, kwitotombera Imana, ahubwo twiringiye Imana, tumenye ko ibindi byose bizaza Mana izaturokora. Bwana Yesu asifiwe. Burwayi ufite, wiringira Imana yonyine ko izakurokora gukiza ubu burwayi. Ubushomeri, twiringiye Imana, twikiranukire, tumenye ko Imana niyo ihindura amateka y'abantu. Imana niyo ikura abantu gucyavu ikabicaza n'ibikomangoma. Imana niyo imenyekanisha umuntu. Imana ishizemo gikumu ku byawe, ibyawe byahinduka. Se bizahinduka gute? N'igihe cyose turetse ibyaha, tukiringira Imana, tukubaha amategeko y'Imana, tugacishwa bugufiya. Abantu iminsi bose bishize hejuru, mwuka wo gucishwa bugufiya ubona uri kure. Bantu babaye abamenyi kubw'ubutumwa bwiza, bantu babaye abamenyi kubw'umurimo w'Imana. Kandi umurimo w'Imana twagiye itoro Pentekote, twagiye tuyoborwa n'Umwuka Wera. Mwuka Wera nutuwa amabwiriza, Mwuka Wera nutuwa myifatire ku murimo, Mwuka Wera nutuwa mategeko buryo twagendana n'Imana ku murimo wayo. Mureke dushake tena kubaka murimo w'Imana neza. Mureke dushake tena imbaraga z'Umwuka Wera mu itorero. Ntago twakwiringira Imana tutafite imbaraga z'Umwuka Wera. Ibyiringiro ntago byaba ku mutima wanjye ntafite imbaraga z'Umwuka Wera. Yesu atufashe kandi atushoboje. Paulo aravuga iri jambo
ryo gukomeza mitima yacu uyu mwaka. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora. Uwo ni Imana, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Twiringira ko Imana ibizaza byose uyu mwaka, Imana wadukije urupfu rukomeye rutyo, izaturokora. Ntucike intege, turacyari mu itangiro ry'umwaka. Nibihe byo gushaka imbaraga z'Imana, turwanye Satani nawe azaduhunga, turwanye ibigeragezo. Twiringira Imana. Imana ndagweza koza abantu bayo isoni. Imana ifite byose, ibyo twifuza byose biri mu maboko y'Imana. Usanga buri umukristo asigaye ashaka kurwana urugamba rwe ku giti cye. Oya, kimenyetso cyo kuba mu mwuka umwe, kuzuza imitima, niyo bituye imbaraga zo kunesha bitugerageza. Intumwa za Yesu nimba bashije kunesha byinshi hano ku isi, nuko bari bafite mwuka wo kuhuza imitima, bagasenga Imana, birinda icyaha n'igisana nacyo. Imana nayo irengera abantu bahuje umutima. Ariko abayemo mwuka wo kutahuza, Imana yaba kure yacyo. Ibyaha bigiye bikivugwa muri twe, ibyaha bigiye Imana itugaya, yemwe abajura, yemwe abasambanyi. Mumenye ko iyo iteraniro ntabwo iragera ku rwego rwo kubona ubutabazi bw'Imana. Nibyo koko abantu benshi barimo kuvuga turakorera Imana, turakorera Imana, ariko twemeze nk'uko tubivuga turakorera Imana, na nuko tuvuga ko twaretse ibyaha. Imana iraturebera ikabona ko twejejwe ku murimo wayo, tufite mitima yo kwiringira Imana, turahuza mitima ku murimo wa Data. Korari murahuza, abanyamasengesho murahuza, abakozi b'Imana turahuza. Imana turebye uyu mwaka yabona ko dufite mitima yo kuhuza, dufite umutima yo kwiringira Imana. Cyangwa abandi barimo kwirwanirira, cyangwa abandi barimo kwishakira inzira. Yesu atushoboje, Yesu adukomeze. Amen. Imana yatuhaye ijambo yo kubakangura tena buryo twagendana nayo uyu mwaka cyangwa myaka. Rimwe ushaka usanga abantu twitanga kusengera uyu mwaka 2026. Oya, hindura ingamba, utangira usenge, uvuga myaka nsigaje ku isi, Mana unshoboje. Myaka itorero isigaje ku isi, Mana twambike imbaraga tugukorere, kuko tugeze mu bihe bimwe byavuzwe na Yesu zo kugaruka kwe. Bimenyetso turabibona, kandi aravuga ko nta muntu uzi umunsi n'isaha. Tubereye amaso uku kwezi twamenya bizaba mu kwezi kwa kabiri. Tubereye amaso kwezi kwa kabiri tugasinzira mu kwezi kwa kane, twamenya ibizaba mu kwezi kwa kane. Yesu atugirira imbabazi, atwambike tena imbaraga ku murimo, adukangure tena ku murimo wayo. Kandi ni umwaka wo kubabarirana, ni umwaka wo kwirinda kutakora icyaha, twiringiye Imana yonyine. Ni umwaka wo kwiga gukora ibyiza. Abantu muzi ko twabaye abantu bafite ubugugu, rukundo rwarakonje. Ariko uyu mwaka tuwongere, nimba twemeye kugendana n'Imana, twiringiye ubutwari bwayo, tugomba kugira n'urukundo, tugomba kugira umutima wo gufasha. Eka mbaye karugero kamwe katwinjiza mu mwuka, nimboro mu mwuka. Abayeho umuntu umwe mu buzima bwe, yavutse ari umukene, akura ari umukene. Abantu benshi bahanga ubukene koko by'ukuri, ariko udukura mu bukene ni Imana. Uyu muntu arakura, ntabwo yabashije gushaka kubera ubukene buzima bubi yari afite. Ava iwabo kavukire ajya mu murwa,
ariko wa murwa yagezemo kubera ubukene yararaga hanze ashakisha akazi ntabwo yabashije kukabona. Ariko uyu muntu akagira umutima wo gukora iki? Yo kwiringira Imana. Ati nuko ngeze mu imyaka ariko Imana iriho, nuko mbabaye Imana iriho, nuko mboshwe n'ubukene Imana iriho, kandi nta wundi muntu wangura mu ibi bibazo atari Imana. Wa muntu ashira giringiro ku Mana. Yararaga hanze, yageze igihe kimwe cy'ubukonje bwinshi, atafite ikintu yiyorosha. Rimwe na rimwe akarara mu baraza y'abandi bakamwirukana. Ariko umunsi umwe yaraye hanze ku izi ndebe bashira hanze abantu bakunda kwicaramo, aza gufatwa n'ibitotsi. Agera saa moya saa mbiri za mu gitondo aracyaryamye. Umudamu umwe atambutse avuga ko uyu muntu nkunda kumubona hano buri munsi. Kandi uwo mudamu yari umuntu ufite ubushobozi. Akuramo amafaranga 50,000 amushyira ku maboko, we yari yaryamye. Wa mudamu arigendera. Umuntu mu gihe yaje gukanguka abona amafaranga ku maboko ye. Ayibonye arashimira Imana. Avuga ko ni Imana, ni wowe ubikoze, ni cyubahiro cyawe, urakoze kandi niringiye ko ari we uzankura mu bukene. Mwanya mbonye ayo mafaranga ahise afata igitekerezo avuga ko reka ngiye kwigurira ikintu cyo kwiyorosha kuko ni igihe cy'ubukonje. Agenda muri duka aguramo ikintu cyo kwifubika. Bamuca hafi amafaranga 40,000 na bingahe. Arakigura. Asohotse mw'iyo duka asanga undi umudamu yicaye hasi arimo ararira. Amurebye, mundu wiringira Imana agira umutima w'imbabazi, mundu wiringiye Imana agira umutima wo gufasha. Akareba ati uyu mwene data uyu munsi ameze gutyo, ariko ejo Mana yamukorera ibitangaza. Uyu mwene data uyu munsi yasuzuguye, ariko Mana yamuzamura. Uriya mupapa uvuye kugura icyo kintu cyo kwiyorosha arabaza uriya mubyeyi ko urimo kurira niki. Ati fite ikibazo, fite umwana urembye cyane kwa muganga, kandi namujyanye kwa muganga nta mafaranga. Banciye amafaranga 40,000. Ati mbere yuko tufasha mwana wawe tukamuvuza agakira uzane 40,000. Yesu ashimwe. Amen. Ku buzima bwe arareba nta handu nta muntu afite wamuha 40,000. Turacyari ku ijambo kwiringira Imana. Mundu wiringiye Imana agira umutima wo gufasha abandi, agira umutima w'impuhwe, agira umutima w'imbabazi, kuko azi ko ejo nejo Mana yakemura iki kibazo, Mana yagirira neza uyu muntu. Nanje uyu munsi nimba nafashije abantu, ejo nejo Mana izanibukira yo mirimo. Ariko iminsi ubona twarakakaye, twabaye buri muntu ku giti cye, nta muntu ukita ku bibazo by'undi. Abayifite bararira, abatayifite bararira, abafite akazi bararira, abashomeri bararira, abacuruza bararira, abatacuruza nabo bararira. Se tuzamenya ninde Mana yagiriye neza. Yumvise uriya mubyeyi yamubwiye gutyo, agira umutima w'impuhwe. Bansabye 40,000. Uriya muntu akora iki? Asubira kuri ya duka yaguzemo uwo mwenda wo kwiyorosha cyangwa kwifubika. Ati nagize ikibazo, munihangane, mumbabarire rwose, uyu mwenda naje kugarura, mumbe ayo mafaranga kuko natunguwe n'ibindi bibazo. Ati oya, waguze birarangiye. Hari ibindi bihugu bigendera mu mategeko nk'ayo. Ariko baza gukora negotiation mbese abasaba imbabazi. Yatanze 45 bamugarurira 40. Agenda afata yo 40 arayiha uriya mubyeyi.
ati fata aya mafaranga ugende ufashe utange kwa muganga mwana wawe bamuvuze. Yesu ashimwe. Uriya mu mama amuhaye ayo mafaranga arongera kurira tena kurushaho. Ase ko urimo kurira kandi namaze kuguha amafaranga uvuga ko bagusabye. Ati ikitumye mbasha kurira n'umutima wagize. Ati oya, Mana izambunda umugisha, nejo Mana yangirira neza. Kwiringira Imana, abiringi Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyeza. Niki uyo mubyeyi yakoze, ati se muze aya mafaranga wayikuye? Aramusobanura, nari ndyamye naje gukanguka mbona amafaranga mu maboko yanjye, ndabishimira Imana, ndavuga ko Mana ibi ni wewe wabikoze, nta kindi mfite kubera ko ari ikibazo gihe cy'ubukonje, reka ngiye kugura ikintu cyo kwifubika. Ariko maze kukigura nanuko gusanze hano nawe ufite icyo kibazo, ndongera ngisubizayo, bangarurira amafaranga, na niyo mafaranga nguhaye. Uriya muntu aramubwira urakoze, ayo mafaranga na wundi wayiguhaye ni njyewe nayigushize mu maboko. Nabonye ko ufite mutima mwiza w'urukundo, kuva uyu munsi ibibazo byawe birarangiye. Dore ndumukire kazi n'umugabo wanjye numukire, ngwino tugende tubane. Nta mwana dufite, na wundi muntu dufite, twabaga abantu babiri, kuva uyu munsi ugiye kuba umwe muri twe, tube bantu batatu. Wa muntu yagiye ashima Imana, aragaragaza avuga ko ibi byose nta handi byaturutse no kwiringira Imana. Mundu wiringiye Imana agira byiringiro yejo ko azatabarwa. Nuko arari inzara uyu munsi agira ibyo byiringiro ko ejo Mana ntabwo izansiga. Iyi minsi tuzuye ubwoba. Twatangiye umwaka musha nuko twavuze. Watangiye umwaka gute? Mu bibazo ufite, ingamba wafashe ni yahe? Ariko kubw'ijambo twaganiriye, twifuzaga ko twatangira uyu mwaka dufite ibyiringiro ku Mana. Kuko Imana niwe murengezi wacu, Imana niwe mutabazi wacu. Tureke ibyaha kuko nta mahoro y'ibyaha. Mana ibashoboje, Mana ibakomeze, Mana ibashigikire. Uyiringiye Imana, rufunguzo rw'umugisha ruri imbere ye. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Akoze Imana imuha umugisha, atwigishije ijambo ryiza rivuga ku kwiringira, ku kwizera se. Mu by'ukuri mureke twihe intego yo kwizera Imana cyane, cyangwa se tuyiringire kurushaho. Ibyo twakora byose birimo kwizera, Imana yabishyigikira, Imana yabikomeza. Ariko Bibiliya iranavuga ngo abantu banjye bazize kutizera. Rero Imana iduhe kwizera, iduhe kuyiringira, tuyihanga amaso. Niko muri byavuze ngo abiringira Imana bakayiringira, nta byiza bazakena, nta byiza bazabura. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ni ukuri iri ni ijambo ryiza ridusunikira ku gushaka Imana no kuyegera n'ingero duhaye. Mureke rero dusenge, tugiye gusengera abantu badafite kwizera, bumva bagabanukiwe, ibyiringiro byabo byabashizemwo, barumva banamutse, barumva byose ari hahandi, gukizwa no kudakizwa. Ariko mu by'ukuri siko biri. Mureke twiringira Imana, izatugeza ku byiringiro byacu, bizagira intego kandi isohore. Hari abarwayi, hari abashonje, hari abakene, hari abatishoboye, hari abacitse intege. Abo bose tugiye kubasengera. Urakoze Nyiribihe, mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe nitabaza n'urumuri. Dusabiye imbaraga ubwoko bwawe bwasubiye inyuma, nta byiringiro bagifite, baranamutse, banamuwe n'ibihe bagiye banyuramo. Ariko uyu munsi wa none ubongerera ibyiringiro. Ijambo ryatubwiye ngo yaturokoye urupfu rubi, ura n'uyu munsi iracyaturokora. Mu izina rya Yesu, yabanye natwe 2025 na 2026 iracyari kumwe natwe, kandi igambiriye kutugira neza. Ibyo yibwira kugirira ni byiza, si ibibi. Ongera abantu ibyiringiro, ongera abantu ibyiringiro, abakobwa, abasore n'inkumi, abapapa n'ababyeyi, abantu bawe bakwiringiye baguhanze amaso, ntiwemere ko basubira inyuma.
wongera abakizwa, ugabanye umubare w'abarimbuka, tanga ubugingo bwinshi, abantu baguhanze amaso bakubone, abaguhamagara bumva ijwi ryawe, ineza y'Imana yongera igaragare muri uyu mwaka. Urakoze Mana, dusengeye itorero muri rusange, dusengeye abashumba bashumbye amatorero, dusengeye abakozi bawe, abavuga butumwa, banyamasengesho, abakristo muri rusange. Kuko kwiza kw'Imana kubabeho, igihugu cyacu turagisengeye, abayobozi bacu mu izina rya Yesu, kuko kwiza kw'Imana kubane nabo. Uyu mwaka uzatuyobore, uzatwongerera ibyiringiro. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha rero. Nkuko rero bisanzwe, reka tubahe akanomero ka telefone, muze kuduhamagara, tubagire inama, tubafashe mu byo mwumva mutasobanukiwe. Tuba dufite umwanya uhagije. Ni 0785 98 944, 0785 98 944 na 0722 74 34 931. Reka mushumba duhe telefone kugira ngo tuze kubafasha. Imana y'amahoro ibahe umugisha. 0782 4 3 9 54. Murakoze, Mana ibane namwe. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.